Yes, umunsi turi hamwe na Hawujini Moto, kampani nziza ibagezaho moto muri iki gihugu cy'u Rwanda ku cyicaro cy'Igisenyi mu mujyi wa Rubavu. Uyu munsi tubazaniye uburyo bwiza bwo gutunga moto ku giciro gito cyane. Dukoresheje uburyo bwa make make, uraza tuguhe moto nziza ukoresha mu gihe cy'amezi 18 urangije kuyishyura, wishyura amafaranga turaza kukubwira ku munsi. Dufite option ebyiri za moto twaguha, hari Hawujini 150 ndetse na Hawujini 125. Turaza kubereka izo mutemerewe gufata kuri make make ndetse n'izo mwemereye. Dore iya mbere mwemerewe kuri make make. Iyi moto ni Hawujini 150, ifite uburemere kuri moteri bwa 200. Murumva ko ari moto nziza itereye imisozi kandi igerageza yakisensinga mu mihanda yose y'u Rwanda bigakunda. Iyi moto kugira uyibone byibura amafaranga waba ufite ntabwo ari munsi y'ibihumbi 300. Tujyane. Iyi yindi nayo ni Hawujini 150, ariko reka tuvuge kuri 125 Hawujini. Iyi ni moto nziza isanzwe ikora mu Rwanda, musanzwe mumenyereye izo zose mugendaho, dusanzwe tuzi ko ari 125, ariko mu cyiza cya Hawujini ko afite na moto ya 150 kandi ikora n'ibyo 125 yabakorera, yayindi twahereyeho. Iyi moto uraza witwaje ibi bikurikira kugira ngo tuyiguhereze kuri make make. Icya mbere urazana ibihumbi 200 byifata bugusa. Icya kabiri wishyura plaque y'ibihumbi 75. Icya gatatu ukazana icyangombwa cy'ubutaka cyanditswe ku muntu uriho. Uwo muntu uriho mukazana, cyangwa niba ari wowe cyanditseho ukizana tukaguha moto. Ntibitinda cyane, tuyiguha byihuse cyane. Hanyuma rero ku bantu bashaka kuza kuyishyura direct, iyi nayo turayiguha ku giciro cyiza cyane. Izi zose dore n'indi nari n'abasobanuriye iby'iyi moto. Iyi moto nayo ifite ukuntu iteye neza ku bantu nk'abarimu, abagitifu ndetse n'abandi. Kuri mafaranga make urayizana tuyiguhe direct, cyangwa tuyiguhe kuri make make, byakunda cyane. Muri make moto zose maze kubereka, mu gihe uje hano direct waza witwaje amafaranga atari munsi ya miliyoni 2 muri izi moto maze kubereka. Reka tujye muri moto z'ibirori ndetse na moto wahereza umwana n'umugore bakayigenda. Reka duhere kuri iyi moto yitwa Scooter. Iyi Scooter ni nziza cyane, ntabwo tuyitanga kuri make make, ariko uzanye amafaranga wayiguhereza ukayijyana. Iyi moto iroroshye cyane ku buryo umuntu ugenda ku bwari wese yayitwara. Karoroshye cyane, niyo mpamvu cyitwa Scooter, moto yoroshye cyane. Noneho iyi moto y'ikirori tuje kubereka, dore iyi moto yitwa Hawujini Evo. Ifite uburemere bwa moteri 200. Yirukanga, ikora mu mujyi, ikora ahantu hashoboka, kandi ni akamoto k'agasirimu. Murabona ko rwose ifite umwihariko mwiza cyane. Kuri miliyoni 2.5 waza direct twahita tuyiguka yitwara. Iyi Toyota nako, iyi Hawujini Oko, iyi nihangana kuvuga Toyota ari impamvu. Iyi Hawujini Oko nayo ni nziza cyane, ni moto y'ibirori. Nababwiye ko iyi moto ikodeshwa amafaranga 50,000 ku munsi mu gihe wayitwaye. Abazungu bakunda kuzigenera cyane, hari n'umupeti uyifite ukunda kuyitanga ku bantu bashaka kugenda kuri iyi moto. Jye muzana 50,000 tuyibahe mujyane mu munsi umwe, cyangwa se amasaha 12 kishyura 50,000. Ntabwo twasoza tutageze muri stock kugira ngo tubereke ko dufite ibikoresho. Abantu bavuga ko PS z'izi moto zabuze, turashaka gutanga ukuri ko dufite PS mu gihugu hose. PS zirahari. Reka tujye mu bubiko tubereke PS. Reka duheremo abantu bavuga ko mwabuze PS, kandi no mu mashop asanzwe n'amagaraje dukunda kuba tuzifite. Dore shop, reka tubereke n'indi workshop. Yes, mureke tujye mu bubiko ndetse n'aho duteranyiriza moto. Abantu bavuga ko nta PS ziboneka, reka
tubahereze ukuri ko piyesi za moto Hawujin ziri mu gihugu hose. Ni ukuvuga ko n'ubundi iyo uje ugafata moto muri iyi kampani bemera kugukorera ku buntu umwaka wose. Urumva iyo opportunity irimo kugura moto muri iyi kampani biroroshye cyane. Dore umwe mu batekinisiye twagira ngo nawe tumuganirize, ese watanga ukuri ku bantu bavuga ko nta piyesi mugira ugereranyije n'aho mugeze mugurisha moto n'igihe mumaze mu Rwanda, wahereza abanyarwanda ukuri kuri? Murakoze. Njyewe ndi umutekinisiye wa Hawujin, maze imyaka irenga 2 nzikoramo kandi ubona abantu bari kuzitabira. Ubwo rero iyo kintu abantu bari kukitabira ntabwo bagumya kukitabira nta piyesi zihari. Ndahamye ko piyesi zirahari kandi zihagije. N'ikimenyetso nk'uko mubireba, izi ni moto duteranya aha ngaha. Kigira ibyo wasobanurira. Urabona nk'ingi ni moto turimo turateranya, ni moto Hawujin 75. None se ubu wabwira umuntu gute ko nta piyesi kandi uri guteranya moto nshyashya? Ukeneye piyesi niyo yaba idahari wayifungura muri box imwe muri izi ngizi tukayiguhereza, ubundi bakazana izindi. Ndumva namara abantu impungenge ku icyo kibazo cya piyesi. Yes, murabona moto dore kuntu tuyizana. Moto iza ifunze muri iyi box, hanyuma ibirimo piyesi ziyikora byose ndetse n'amapine biba birimo. Moto nshya iza mu ndege, nshya zinyura ziza mu makontineri zimeze. Izi zose ni moto dufite, harimo Hoko, harimo Ivo, harimo Scota, harimo 125, harimo 150, harimo moto nyinshi cyane. Na 3 pine nazo zirahari ku bantu bakeneye gukora business batwara imitwaro, mwaza muri Hawujin tukabaha moto nziza. Tugiye gusoza, uyu mukanishi cyangwa uyu muntu uteranya moto noneho agiye kutubwira ahantu bakorera muri iki gihugu, cyane cyane abakanishi bagenzi be aho baboneka. Murakoze. Ahantu wasanga umutekinisiye wa Hawujin hari hano i Rubavu, Musanze naho twafite branch, hari Kayonza, hari na Nyagatare, ariko na Rusizi naho dufiteyo branch, na Huye naho twafite branch, ni Muhanga. Aho hantu hose uhageze wahabona umutekinisiye wa Hawujin wese akagufasha. By'umwihariko i Kigali Kicukiro Sonatube ho ni akarusho kuko ni kuri Hegipota, abantu bose baba bahari. Yego, urakoze cyane. Uraza kutubwira amazina dusoza. Ese babwira nimero yawe kugira n'uwagura moto muri Hawujin mu gihe yahuye na pane ikomeye ashobora kuguhamagara ukamusanga iwe, kuko nibwo bigenda neza. Ndabizi ko iyo serivisi muyitanga, gusanga ba nyiri gikorwa iwabo mu gihe baguze moto bagahura na pane. Turabizi ko mubasanga iwabo. Ugiye kutubwira nimero yawe kugira ngo ndetse n'amazina. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Nishimwe Mathias, akaba ari ngiye umutekinisiye wa Hawujin hano kuri branch ya Rubavu. Nimero rero mwamboneraho wagira ikibazo wese yifuza ko mufasha, 078 011 28 32. Iyo nimero nuyihamagara nagufasha rwose. Ugize ikibazo wenda utari gusobanukirwa ushobora gufotora aho hantu hagize ikibazo ukanyohereza WhatsApp ihoraho, ubundi tukagufasha rwose. Murakoze. Yes, urakoze cyane kandi mukomeze mugire ibihe byiza. Ndabona iyi irarangiye rwose, urangije kuyiteranya. Se buriya kabazo k'amatsiki iyi moto uyiteranya amasaha angana ute? Yingiye ubu ngubu amasaha 3:45 yuzuye. Muri make twebwe mu gihe kontineri zigeze hano muri Gisenyi, ukeneye moto mu masaha 3 tuba tuyiguteranyirije tuyiguhaye. Usanze muri depo yashize dusigaranye mu kontineri duto, twaguteranyiriza mu masaha 3 moto ukaba urayitwaye. Haba Ivo, haba Hoko, haba Scota, haba 125 ndetse na 110. Mukomeze mugire ibihe byiza. Turabakunda cyane. Mwavuganaga na Gadi mu karere ka Rubavu. Ibihe byiza. Turabakunda cyane.